Shalom, 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 shalom. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha mwebwe muri kumwe natwe kuri Zoom n'abadukurikiye kuri YouTube channel Rika Gospel TV. Imana ibaho umugisha. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Twongeye gushima Imana itugire neza. Imana iduhaye amahirwe yo kongera guhura kugira ngo tubashe gusenga muri kino gitondo. Dushima Imana yatugire neza. Imana yabanye natwe, Imana yaturinze ikaduha umugisha. Iki cyumweru twagize umwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, ubwo Imana yatuganirizaga itubwira ngo hamwe no gutabagwa nayo tuzagera mu masezerano y'Imana. Uyu munsi nashaka ngo tuze gufata akanya ko gusenga, tubwire Imana ngo Mana dusunikire mu masezerano yawe. Hari abantu benshi bafite amasezerano y'Imana, Imana yabaganirije ibabwira ibizakora ku buzima bwabo, ariko Satani akomeza kubatera ibyumviro bibabwira ngo ntabwo bizakunda. Ariko naje kukwibutsa ko Imana yacu ntibesha, yisezeranye irasohoza, kandi yivuze nta wabasha kuyivuguruza. Iri ni ihame ugomba kumenya ku Mana. Imana iyivuze ikintu ku buzima bwawe, nubwo cyafata igihe runaka, nubwo cyafata igihe kinini, ariko icyo nzi cyo nuko kizasohora mu buzima bwawe. Umwanditsi w'ijambo ry'Imana, umukozi w'Imana Yosuwa, hari ijambo ryiza yavuze mu gice cya 23 ku murongo wa 14. Nagira ngo abe ari ryo tuza gusengeramo muri iki gitondo. Yosuwa igice cya 23 ku murongo wa 14. Bibiliya ivuga ngo dore ubu ngiye kugenda nk'uko abandi bose bagenda, kandi muzi neza mu mitima yanyu yose no mu bugingo bwanyu bwose yuko nta kintu na kimwe cyabuze mu byiza byose Uwiteka Imana yanyu yabasezeranije. Byose byabasohoyeho, nta kintu na kimwe muri ibyo cyabuze. Imana ishimwe cyane. Yosuwa yarari kwibutsa Abisirayeli ababwira ngo iby'Imana yababwiye, iby'Imana yabasezeranije, iby'Imana yavuze kuri mwebwe, nta kintu na kimwe cyabuzemo, nta kintu na kimwe kitasohoye, nta kintu na kimwe kitashitse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nagira ngo wizere iyi Imana ivugana natwe, haleluya, iduha amasezerano yarangiza ikayasohora. Bishobora gufata iminsi, bishobora gufata igihe, ariko icyo nzi cyo nuko Imana yavuganye natwe, Imana yavuganye nawe, ubizi neza ko ariyo yavuganye nawe. Uhumure, Imana izasohoza isezerano ryayo. Hamwe no gutabaga kw'Imana bizatuma tugerayo. Ntiwishimikize ubwenge bwawe, nturebe aho ukomoka, nturebe abantu muzinanye. Oya, vana amaso ku bantu, vana amaso ku bigukikuje, ahubwo ukomeze kwiringira Imana, ukomeze kwiringira Uwiteka. Niwe uzasohoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Rero niwemere ko Satani aguca intege, ntiwemerere andi majwi yakubwira ngo ibi bintu byaratinze, ngo Imana urimo. Oya, oya, oya. Komeza kwiringira Imana, komeza guhanga amaso Uwiteka, niho gutabarwa kwawe kuzava. Iki cyumweru twakomeje kuvuga iri jambo riri muri Zaburi igice c'124 ku murongo w'8. Baba ngo gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina y'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Nagira nkwibutse muri kano kanya ko gutabarwa kwawe kuri mu biganza by'Uwiteka. Abantu bashobora kuba baragutaye, abantu bashobora kuba baraguhemukiye. Humura, gutabarwa kwawe kuraturuka ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Rero ukomeze wiringira Imana, ukomeze wizera Imana. Imana nizatuma byose bishoboka. Imana nizatuma utsinda. Imana nizatuma unesha. Imana nizatuma winjizwa mu masezerano yawe. Paulo nawe yarabigarutseho mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 13. Aravuga ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Kristo azagushoboza kwinjira mu masezerano yawe. Kristo azagushoboza gutsinda iyo ntambara imbere yawe. Kristo azagushoboza, haleluya, kwinjira mu by'Imana yavuganye nawe. Uyu munsi wongere ugarure ibyiyumviro byawe, ibitekerezo byawe, ubigarure ku Mana. Umwanditsi wa Zaburi igice cya 37 ku murongo wa 5 nawe yaravuze ngo ikoreze urugendo rwa Uwiteka, ngo abe ari we wiringira nawe azabisohoza. Urugendo rwawe rwose urukoreze Uwiteka,
kuba imbere y'Imana no gukomeza gusenga no gusabana n'Imana bizatuma tugera aho twifuza kugera mu buzima bwacu. Reka dusoreze mu Migani igice cya 3 ku murongo wa 7. Bibiliya iravuga ngo ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Ubwenge bwawe nibukakuganza, imbaraga zawe ntizikakuganza, ahubwo ujye wubaha Uwiteka. Abantu bagiye gutabagwa n'Imana, abantu bagiye gukomeza kwinjira mu masezerano y'Imana, n'abantu bari bwiyemeze mu mitima yabo gukomeza kubaha Uwiteka. Ntiwemere ikintu na kimwe kiguca intege, ntiwemere ikintu na kimwe kikubwira ngo ibyo bintu urimo ntibizakunda. Naje kukubwira ngo bizakunda, hamwe n'Imana bizashoboka. Rero nagira ngo usengane nawe uri gutekereza ko iby'Imana yavuganye nawe byatinze cyangwa bitazasohora. Imana iguha imbaraga zo kwizera, Imana iguha imbaraga zo guhagarara ushikamye. Gutabagwa kwawe kuraje, gutabagwa kwawe kuri hafi yawe. Ntiwongere gucika intege, ntiwongere kwitotomba, ntiwongere kwiganyira. Oya wirebera ku bandi ngo abandi baratabawe se jewe. Oya, Imana buri muntu wese yamutegekanije igihe cyo gutabagwa kwe. Wowe komeza uhagarare ushikame, haleluya, ukomeze kuba imbere y'Imana. Gutabagwa kwawe nawe kuraje kukugereho mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Mukomere mushikame mu Mana, niho hari ubutabazi bwanyu. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, weretse bene data bankurikiye nonaha Mwami, hari amasezerano ari ku buzima bwawe, hari ibyo wavuganye nabo, hari ibyo wababwiye, ariko Satani akomeza kubaca intege. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Mwami Imana, haleluya, bongere kandi ubagenderere, ubibutse isezerano riri ku buzima bwabo Mwami. Abari bagiye gucika intege bongere bahaguruke bakomere, ababonaga byaratinze, ababonaga bitakunda Mwami, bongere ubareme mu mutima wo kwizera. Nubwo iminsi yabibaye myinshi, nubwo imyaka yabibaye myinshi bategereje, bakomeze kwihangana Mwami. Iyo utanze isezerano urarisohora Mwami, ngo nta cyiza na kimwe wavuze ngo kigeze kibura. Mu byo wavuze byose warabisohoye Mwami. Natwe turakwiringiye muri kino gitondo, turakwizeye Mwami Imana, turazi neza ko gutabagwa kwacu kuri hafi yacu. Ndasengeye buri muntu wese udukurikiye Mwami, yongera agire kwizera, yongere ahagarara ashikamye, kubera ko Mwami gutabagwa kwe kuri hafi. Ndasenze imbaraga zawe zikomeze kubana natwe no kuturemera amashimwe mu izina rya Yesu. Kora ibitangaza hagati muri twebwe kugira ngo turushizeho gushima izina ryawe. Urakoze kuri Imana igira neza, urakoze kuri Imana mva gusenga kwacu. Icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Gutabagwa kwawe kuraje, humura, iminsi yo gutabagwa kwawe niyi. Imana igiye kubisohoza, Imana igiye kubigenza neza. Yesu abahe umugisha. Ibari rya mbere ubanye natwe, wibuke gukanda subscribe kuri Ndika Gospel TV, kandi haleluya, usangiza abandi iri jambo ry'Imana kugira ngo nabo ribakomeze. Yesu abahe umugisha, mugire umunsi mwiza. Shalom, shalom.